mwumvikane rero mwa bantu muri kubona ukuntu iyi couple ya Linda n'umugabo we Christian abantu bari kubataka kubera ibyo birirwamo cyangwa se ibyo bapostinga kuri channel yabo. Christian arakuze bihagije, Linda arakuze bihagije, kuba hari ikintu bashobora gupostinga ntekereza yuko kugeza aka kanya nta kintu kibagwirira, nta kintu kibatungura, ni ibintu bo ubwabo babagize bate bapanze kandi ibyo bateguye ko tugira dute ko tureba tukabona. Ngira ngo mumaze iminsi mubona nyine Linda n'umugabo we bapostinga ibintu byinshi abantu batishimiye, cyane cyane ubwo Linda yakoraga umugabo we prank avuga yuko agiye kugira gute ngo yigendeye ngo avuye mu rugo azinga amavalize n'ibiki byose. Umugabo aricara hasi arikurunga ararira pe, ararira, abantu bose babibonye barumirwa baratangara bagira agahinda baravuga ati ibintu ntabwo wagakwiye kuba ubikora umugabo wawe. Ni ukuvuga ngo ikintu cyo tugomba kumenya, Linda nk'umu content creator cyangwa se umuntu ukina amafilme, sinzi ikintu cyatunguye abantu kiri gutuma bamutuka. Ahubwo umugabo we yisanze mu bintu umugore we akunda, nawe arabikunda, ahubwo aho aragira ati aranabikunda aramurusha. Ariko kuki dushaka kumva yuko bari abantu bagomba gukina twebwe ibyo dushaka, bagomba gushyira kuri channel yabo ibyo dushaka? Buri wese afite uburenganzira bwo gufungura channel agashyiraho ibyo ashaka bakabireba. Ibyo muvuga ngo byigisha iki abantu? Bariya bigeze bababwira ko baje kubigisha? Bigeze bababwira ko hari ishuri babashingiye? Niba ushaka kwigisha kuri yawe content ukora ibintu bigira bite byigisha abantu, bariya nibyo bahisemo. Ikindi ubuzima berekana hano kuri social media ntabwo ari bwo buzima babamo nk'umugore n'umugabo mu buzima busanzwe. Ibyo kukataka Linda ntushobotse, ibintu ukorera umugabo wawe, wa mugabo nawe ntabwo ushobotse, mukamutuka ibitutsi bingana kuriya, ngo ntuzubaka, ngo ntushobotse, ngo ntuzi gufata imyanzuro. Kuki mufata ibintu aba bantu bagize akazi mukaza mukabihuza n'ubuzima bwabo bwa buri munsi? Ubu bari abantu bajya guhitanamo muri abantu bose bihaye kubatuka, bari abantu bajya guhitanamo hagati yabo bombi, hari uwabigizemo uruhare? Ariko murabatuka, wa mugabo we ntuteze kuzubaka, ibitutsi nyine nge ntatinyuka kuvuga, ukabyita umuhungu utabyaye, umuhungu mutashakanye mudafitanye isano, we gusa ukifata ukamwataka ngo uragacyo uzagira ute, ntuzubaka, ntacyo uzigezaho, uyu mugore akuyoboje inkoni y'icyuma, nta rugo ufite. Come on, tuvugishije ukuri, murabizi ko hari abantu ibyo baba bapostinga biriya baba bari mu kazi. N'ikimenyimenyi mujya mureba views bagira, niba utabyishimiye ubundi ujya kubireba ushaka iki? Murabizi ko bari abantu bari kwinjiza amafaranga, twebwe tukirirwa tubataramye cyangwa se mukirirwa mubataramye, ngo ibyo barimo byigisha iki sosiyete, ngo bimariye iki abantu? Nibwo bwa mbere mwabona umugabo agenda kuri kamera akarira? Ese iyo umuntu ari gukina filime, umugabo nyamugabo akarira, kuki abantu batabitindaho? Ako kanya se bivuga yuko yabaye umugabo w'inganzwa? Bise bivuga ko yabaye imbwa mushaka kumwitiranya na ka gatungo karinda urugo? Ako kanya ahita ahinduka ibyo wowe umwise. Tuvugishije ukuri, kuki dushobora kwirengagiza yuko aba bantu bari mu kazi, ahubwo abantu tukirirwa twabatatse, twabagize itungo runaka, twabatutse ibitutsi byose dushaka? Kuki twirengagije yuko aba bantu bari mu kazi? We niba ubabaye, fungura channel mbere yo kujya gutuka umuntu, noneho posting ibyo ushaka byigisha abantu, cyane yuko rero si ishuri bashinze, bo bari gukora amafaranga mu bundi buryo bwabo bo bagize bate bashaka. Ikindi, bantu muri gufata biriya bintu Scovia yavuze ahashize mukabihuza n'ibyejo bundi, ntabwo ari byo mwabana. Ntajya umuntu itwaramo Scovia umwikomo, ntabwo yigeze avuga biriya bintu ngo yakambara ngo na padi, ntabwo biriya bintu yabivugiye kuri uriya mugabo wa Linda. Muzarebe neza iriya video ni iya kera, sibyo? Kubihuza rero na biriya byo kwa Linda ntabwo ari byo muhereza umuntu witwa Scovia iki amahoro. Ariko ndenda kuvugana n'abantu mwihaye iriya couple, mukagenda kuyivuga ibintu byose mwishakiye. Ni ukuri, ahubwo abantu tubatuka, abantu mubatuka ni mwebwe mudashobotse, kuko abantu tayari bari kugira gute, bari kwinjiza amafaranga. Nawe uje kubatuka, kandi uje kubatuka wabarebye, nta kindi kintu ubundi bagukeneyeho.
nta kintu badukeneyeho. Badukeneyeho ko tugenda tukareba ibyo biganiro byabo tukabatuka, twamara kubatuka ku bantu b'indisipurine nyine bakabatuka, bamara kubatuka wowe views ukaba urazibahaye, amafaranga arinjiye, ubundi nawe ukaba uzi ngo uriya mugabo buriya buzima nibwo abayemo, ubundi bikarangira bo biyinjiriza amafaranga, ubuzima bwabo bumeze neza, nawe waje gufungura interineti yawe ngo uje kugira gute, gutuka abantu batakwitayeho batazi n'ikintu wabaye. Ubu Linda ninjije ku kihe kigero, umugabo we ninjije ku kihe kigero, ku buryo atazi ibibangamye n'ibitabangamye. Ese iyo bavuze ngo umugore n'umugabo muri filime, ngo babaye umugore n'umugabo mukabona mu ishuka, ubwo twazajya tuvuga ko baryamanye tayari, neza baba bari kuryamana na kamera zihari. Na biriya rero mubona Linda n'umugabo we bakora, baba bategura n'umuteguro, cyane ko hari nta prank ziba zirimo, baba bagize bate, baba bakoze umuteguro. Uriya mugabo ntabwo byamutunguye, na Linda nta kintu kigeze kigira gite kimutungura. Mwitonde mujye mumenya guhuza, mujye mutandukanya ubuzima butandukanye bw'abantu, donc ubuzima babamo mu rugo rwabo n'ibyo batwereka, kuko ibyo batwereka n'ibibinjiza amafaranga. Yakora igishoboka cyose hariya akamenya ko utwo tudorari yatwinjiza, nubwo twaba 100, twaba 200, twaba 50, ni ibintu ashobora gukora mu minota 30 bikamwinjiza ayo madolari, nawe ukaza ugahora udukiriya, ukaza ukabatuka nta n'igice cya 5 wagize gute winjije. Ubundi twishima iki? Dushaka ko abantu bapostinga ibiki? Ushaka ibyo kwiga najye kuri channel yande ya Nyirangarama, muzagende murebe channel ya Nyirangarama, murebe views igira kuntu ziba ari nkeya, noneho murebe n'aba ngaba views bagira, kandi wumve ko Nyirangarama bari kwigisha ibintu bifite umumaro. Ku mugani wanyu abari kwigisha ibintu bifite umumaro, yego, ariko ko nta views nyinshi igira, kuki mutajya kubireba niba mukeneye ibyigisha, mukajya kureba ibyo bya Linda mwirirwa mumutikira we n'umugabo we. Ni twemwe rero ko hari ibintu tuba dushaka kureba, ahubwo tukariactinga mu buryo butandukanye bitewe n'ukuntu twiyumva ako kanya, n'uko twaramutse, uko twiriwe. Ariko please ndababujije bari abantu, ni uburenganzira bwabo, bafite gupostinga ibintu uko babishaka, uko babyumva. Ushaka ibyigisha, hari amacano menshi cyane yigisha, ariko nzi neza yuko nta views agira ate, nta views yigirira. Ibyo by'amasomo tubireke, turaziranye, nta muntu ukunda kureba ikintu kimufitiye iki umumaro, mubirebera ku macano yigisha ko nta views ziba zihari. Niba rero mukeneye ibyigisha, mujyeho, muhawe ikaze, nta wigeze ababuza. Kwirirwa mutuka umugabo w'abandi n'umugore w'abandi, mutarababyaye, mutarashakanye nabo, sintekereza yuko hari ikintu biba biri buze kujya gute kubamarira. Icyiza ni ukugira discipline, mukabireba, mukababara, imitima yanyu ikabyimba, ariko mukabireba kuko muba mwizanye. Nta n'umwe baba bagize bate, nta n'umwe baba bahamagaye, tubyumvikane, nta n'umwe baba bahamagaye, nta muntu baba batumyeho ku gahato ngo aze arebe ibintu byabo. Mubareke, namwe uwumva ababaye apostinga ibyiwe byigisha, ubundi muhe couple y'abandi iki, muyihe amahoro. Bafite uburenganzira bwo kubaho mu buzima bashatse, bafite uburenganzira bwo gupostinga ibyo bashatse mu gihe bitagize icyaha. Mu gihe rero ibintu bapostinga nta cyaha bigize, wowe uri